yahetse aperi cyane ahandi n'uyu mukinyi nomero 10 numvise mwese murahirira je ntabeshye sindamubona neza byanyabyo ariko niyo numvise abantu b'abanyamupira bose bamurahirira ntinyamo ndabarawuzi cyane ubwo aperi no mwaka izitwara neza wenda kucyo kintu bavuga Regis abantu babyumve neza bazayitiranya bavuge ko idakomeye kitameze neza ariko babigendemo gake burikije aba bakinyi kuko yaguze abakinyi bake nta kigoye ubu ngubu oya urebye nko kucyo cy'abakinyi urareba ko buri mwanya nko kwabivugaga uri ha abakinyi bagiye ari babiri kandi buri wese afite ubushobozi bwo kuba yabanza mu kibuga icyo ni ikintu kikwereka ko ikipe ya aperi ikomeye uwo ari we wese yajya mu kibuga gakina kuko murabona ko umutoza Abdelrahim Taleb yahise avuga ngo we yego ngo gukina ni byiza pe n'ibintu biryoheye nyine n'abafara cyangwa n'ijisho ariko ngo ni ukwigisha abakinnyi ibijyanye na mayeri ni ya nyayo y'umukino ndetse no kubazamurira urwego tekinike kuko ubwo nyine ubwo zari imbamutima ze nk'umutoza mukuru nyine ku mikinire yo mu Rwanda no mu mikino mike amaze gukina gicuti yego ubwo rero yongeye aratangaza ati aperi ni ikipe ikomeye ifite ubuyobozi bufite icyerekezo iyo uganiriye n'aba general Jane retired James Kabari bwo Jane Mubaraka Muganga bwo ni CDS cyangwa Jane Venza ubona ko ari abantu bubatse aperi ku ndangagaciro zikomeye no ku ntego z'ahazaza heza ubwo rero uwo yari umutoza Abdelrahim Taleb rwose umutoza wa APR ni mu kiganiro yari kugira n'umunyamakuru yari kugira n'umunyamakuru ura mutipo wari mu kutubaza mu kanya Samira ura tubazaga mu kanya niwe bari kuganira numvise anatangaza yuko erega ni report bamwe ni reporter numvise anatangaza ariko diya makipe yose najya agira ibintu nk'ibyo by the way ikipe ifite nk'umuntu nkuko niba dukoze bikora muri aperi nk'umukura harya bura Nedima arabikora ariko kuryagana n'abayobozi aho ngaho akagana n'abatoza bikaba ari ikintu twese twahita tugira access niba nta interview bagiranye ari umuntu wo mu ikipe akora amahembwa no nk'interview bagiranye ikaba uploaded ibinyamakuru kabyaheraho bikora inkuru abanka natwe gutyo twazikina ikaba ari video za nimba mutima z'umutoza ushaka ubwino akajya kubwishakira ariko nk'ibyo biro officiel cyane bikaboneka mu buryo bworoshye ariko buhagije bw'amashusho bw'amajwi bwo byose nkakora habaho za Manchester TV na TV amakipe yacu ntarabigira nk'ubu nka Kiyovu yagombye kubifita umuntu nkagakunze Breze nimba ari hari akajya cyangwa basadi akaba jara Sidike kuko abo abanyamakuru bayifara kureba ya bisi akavuga ati tuzayihakura nta kibazo mwihangane ngiyi nubwo imbobo ziri kuyikoramo mahajabu ariko ari n'akavideo kayigaragaza ari aho ngari gukora ahubwo Sami tuzajye gukora ikiganiro muri la bisi tuyicaremo twicaremo dukorere uwo munsi tuzakoremo ikiganiro ari nk'umunsi runaka special Kiyovu tuzayikora turi muri la bisi n'ibitara ni special Kiyovu murashaka ko tuyataka mu ubwo buryo twari tubikongoro twamutuba tuti afande Deo yatunguye abantu benshi ku buryo butari bwitezwe mu buhoro nk'intare wa mugani cyangwa ngo yigendera buhoro acakira twe tutaramenya ngo bigana ariko Regis naguciye mu ijambo tukiri ku uyu mutoza ku bintu yatangaje ari ikintu yatangaje kuri pre-season yavuze ngo ntabwo ngewe nerwa pressure na pre-season kuko naga ari pre-season yanzanye icyanzanye ndakizi no gufasha APR mu mikino nyafurika no kuba yakwitwara neza muri champion akomeza agira ati ubundi gutegura pre-season izamfasha kwinjira muri iyo mikino neza ndi gukosora amakosa ndabizi ko ikipe ifite amakosa ndi kugenda nyakosora ahubwo muzareba igihe nzaba ndi muri iyo mikino ni message yatanze uyu mutoza dusuze Keith n'umutaramu ara muri